Taka ntabwo abasha kunyagirwa ariko ubwo nabonaga umutaka murawubona gutya murawubona imatugeneza nabonye uyu mutaka mbona urasa mbona ucitse hagaragara inkingi bivuze ngo uyu mutaka ufite biragaragara ko ari ufite nk'umutaka ariko ntabwo byatuma izuba ritakwica ntabwo byatuma imvura itakunyagira marayika w'Imana marayika angeranyiriza matugeneza ngo ni ibintu abantu bamwe bari bitwikiriye bugamyemo ariko bitabasha kubakiza ku munsi w'Uwiteka Imana matugene bagezeho abantu umurengwe utumye abantu benshi basiga bavuga ko nta n'Imana ibaho aho gusenga Imana abantu bari kuramya abandi bari kuramya abantu bari kuramya isi bari kuramya ubutunzi biringiye ubwenge bwabo biringiye ubushobozi bwabo biringiye ubudahangarwa bwabo bafite ibintu bahanze amaso bafite ibintu biringiye bamaze kwimika imatugeneza mwuka w'Imana arambwira ngo ibintu abantu benshi biringiye bigira ngo n'uyu mutaka utobutse biri kugira ngo n'uyu mutaka utobutse kuko ariko ngo igihe kirageze ibyo abantu bari biringiye bihindutse ubusa kuko bananiye kwiringira Uwiteka Imana umutaka ufite matugeneza umutaka ufite ubasha kwitwikira izuba ari igihe cy'izuba umutaka wagufasha yewe ari igihe cy'umuyaga nawe wagukingira bigatuma hari bitagutokoza ari igihe ndabona igicu ndi kubona igicu kandi iki gicu kiraza kubyara imvura ndabona igicu kibaza abantu benshi ntago babyumva ntibashaka no kubyumva ntibashaka no kubyitaho kuko bararangaye ntabwo bari kubasha kureba barareba ariko ntibabona baritegereza ariko ntacyo bari kubona kuko abantu benshi bafite ibibarangaje bafite ibyo biringiye imvura irarimbura byinshi ndabona igicu bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze ibiganiro byacu reka tubasuzuke twifurize amahoro y'Imana tubifurize umugisha w'Imana mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu kuri zicano reka tuvuge ngo umugisha w'Imana nubane namwe kandi ineza y'Imana ibasesekara ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muhere mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye mukamwumvura imende kuvuga mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ni Benine pamuvugana kuri mikoro ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Kavuza Ndoro n'umuhanuzi numwe mu bahanuzi bakirinze ubukristo muri no minsi numwe mu bahanuzi bakifite imbuto za zindi dusoma muri Bibiliya imbuto z'umwuka dushingiye ku byo tubona Imana y'amahoro duhora tumusaba kugira ngo nawe imukomereze amaboko tugiye kumva ubutumwa bwiza agiye kutugezaho ariko kandi reka musabe manze mwakire anabasuhuza turakwakiriye muhanuzi w'Imana murakoze cyane nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo abakunzi b'ijambo ry'Imana aho baherereye hose turavuze ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe amen umeze neza Uwiteka turamushima reka tugusabe kandi usuhuze n'abaduteze amatwi muri kano kanya no kuri abakunzi b'ijambo ry'Imana turabakunda cyane kandi namwe mujya mubitwereka nukuri navuga ngo Imana ikomeze bishimire kandi nimutagwisari muzasarura amen hajye tunayimvuze mu kanya mvuga ku muhanuzi w'Imana ese ibyo twari tuvuze byaba ari ukuri muhanuzi uko Imana idushoboje kuko nta wavuga Imana itavuze
iby'Imana itubwiye cyangwa idukoresheje turabikora kuko twemeje kwikorera Imana. Natangiye vuga ko uri umwe mu bahanuzi bakirinze kwera kwabo, bakirinze amavuta yabo. Hari byinshi tuba dushingiraho, hari byinshi tuba tureberaho twe nk'abantu. Ese ni irihe banga ukoresha kugira ngo utamera nk'abandi bose? Nta rindi banga, navuga ngo Bibiliya nibivuga neza ngo nubwira ko ahagaze yirinde atagwa. Navuga ngo icyambere ni ubuntu bw'Imana mba nagiriwe, ariko noneho nanjye nkashozwa byose na Kristo imbaraga kubwo gusenga Imana, kwinginga Imana, ndetse no muri za mpano umwuka wera ajya atanga, hakabamo n'impano yo kwirinda. Kwirinda. Aha twumvishe hari ibintu mwinshi wagiye uhanura, mugenda muhano ibintu byinshi bitandukanye. Imana ije kwirebera, Imana izanye umweyo, Imana ije gutwikurura. Uri umwe mu bantu Imana yagiye ikoresha kugira ngo utambutse iyo mesaje. Twumvishe umwe mu bapasiteri wagiye gusambana n'indaya, niko biri kuvugwa, birangije agwayo. Gusambana si icyo, ntabwo ndabyita ikibazo wenda, ariko ndabyita ikibazo bitewe n'uwabikoze. Ese ibi bintu wabyumvishe gute? Kubera iki biza mu bapasiteri bikomeje kujya gucya? Ni gusora k'ubuhanuzi mwagiye muhanura? Ese ni ukubera iki? Imana yagiye ivuga yuko itwikuruye. Yagiye ivuga yuko itwikuruye ibyakorerwaga mu rwisho, mbese Imana ibishyize ku mugaragaro. Hari n'ubundi butumwa Imana yampaye nagiye nzengurutsa ahantu hatandukanye, bwavuga ngo Imana ije irakubuye, tuvuga mu murimo wayo, irakubuye, irakorobye, iranumukije. Kuko Imana yabaga ibabajwe n'ibintu biri kubera mu murimo wayo. Mbibutse yuko Imana ntabwo irakarira inyubako, ahubwo vuga ijambo ry'Imana cyangwa se bayitirirwa baba batakora ibishimwa n'Uwiteka Imana. Icyo gihe Imana irambwira ngo abakozi b'Imana benshi, abapasitori benshi babaye mayibobo, abahanuzi benshi babaye mayibobo, ababwirizabutumwa benshi babaye mayibobo, kandi uko niko kuri. Ibyo ngibyo byarabaye, niyo mpamvu mwagiye mubona mukabona hari abari gusambana ku mugaragaro, hari abari kunywa ku mugaragaro. Rero ntabwo burya ari bwo baba babyize, hari ababanywaga mu ibanga bagasambana mu ibanga, ahubwo rimwe na rimwe Imana ikagira ibyo itwikurura bikajya mbese ku karubanda. Yego. Insengero zitarafungwa twagiye twumva ubuhanuzi bwinshi butandukanye mu nsengero. Rimwe na rimwe bigenda bitera yuko n'abahanuzi bamwe na bamwe bagenda babafunga iminwa bakanga ko bahanura mu nsengero zimwe na zimwe, ko si zose, bitewe n'abahanuzi bamwe na bamwe bajya kumva ahantu ati Imana ije gukubura kandi ihereye ku ruhimbi. Rimwe na rimwe abahanuzi bamwe bakavuga ati nabonye ikibwa ciciye ku ruhimbi, ariko byagiye bamwe bagashaka guterura abo babonaga ku mpimbi, ko bakavuga ngo Imana iraje, ariko kandi mu kuza kwayo izahera imbere. Abashumba benshi na bamwe ntibemere ko ubwo buhanuzi butambuka, ko ariyo mpamvu ugiye kumva amwe mu madini agenda avuga ati nta muhanuzi dushaka ko ahanura mu nsengero bitewe n'ubwo buhanuzi, cyangwa se bitewe n'ibyo abo bahanuzi wenda babonaga. Uri umwe nawe mu bantu bagiye bazana ubwo butumwa, yaba uyu mweyo bagiye bavuga, akayunguruzo, gutwikurura, ari byo turi mu gihe cyo gusohora k'ubwo buhanuzi? Turi mu gihe cyo gusohora, turi mu gihe cyo gusohora k'ubuhanuzi, kuko Imana yaratwikuruye. Niyo mpamvu hari byinshi mwagiye mubona, ariko n'ubundi buracyakomeza gusohora, kuko hari byinshi mutarabona, hari n'ibindi mutarabona. Navuga ngo Uwiteka arakomeje, ari mu kazi. Ego. Birashoboka yuko ese turi gusoza umwaka, tujya tugana mu mpera z'umwaka. Uyu mwaka amezi asigaye twitega iki? Niba twageze mu gihe turi mu kwezi kwa 10 ubuhanuzi kutuga ko tugeze mu gihe cyo gusohora k'ubuhanuzi, dusigaje amezi agera muri 2 kugira ngo uyu mwaka utangire. Aya mezi twitegeme iki mushumba? Navuga ngo abantu nibasenga Imana, bambara imbaraga z'Imana, bashaka amaso Uwiteka Imana. Abantu ntibasenge kuko birakwiriye mbese ko basenga, ariko ikibazo abantu ntabwo bashaka gusenga. Abantu ntabwo bashaka gusenga,
abantu bakabije gukora nabi, bakabije kuba ibyigenge. Abantu nibasenge, kuko abantu benshi bakunda gusenga ari uko ibikomeye bibagezeho. Rero navuga ngo abantu nibasenge bashaka amaso Uwiteka Imana, kuko navuga ngo gusenga nicyo cyonyine cyagira icyo gihindura, kuko mu minsi nk'iyi ni iminsi igoye. Yego, iyo tukubonye tuba akenshi ubuzanye ubutumwa bwiza cyane cyane ko tutari duherukanye, Imana iguhe message kugira ngo ugeze ku bantu. Reka mbwira abantu baduteze amatwi muri kano kanya, nimube hafi kugira ngo twumve icyo umwuka abwira amatoro mu gihe nk'iki ngiki, twumve icyo Imana yashyize mu muhanuzi wayo. Reka tugusabe usenga Imana utugezeho ubutumwa Imana yaguhaye. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezero rero ugira neza, urakiranuka, urakiza, izina ryashyirwa hejuru. Bana natwe turengere, turwane, udukomeze. Nje kuvuga ubutumwa bwawe Mana, mbutambutse nk'uko wabumpaye, singabanye kandi sinongere, ahubwo ibyo ushima n'ibyo ushaka biba ari byo biba. Kandi ubutumwa uzabwumva Mwami yarahagaze mu nzira yo kurimbuka, ahindukiza ikirenge cye agaruke. Mwami Imana yongera kuri bishimwa nawe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Reka dusome ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga mu itangiriro, ibice byaho ni 7. turasoma umurongo waho wa 12 ndetse n'umurongo wa 13. aravuga ngo imvura imara iminsi 40 igwa mu minsi ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjira muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yafeti, abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3. Twongeye dusome mu Bami ba mbere ibice 18 n'umurongo waho wa 41. Aravuga ngo maze Eliya abwira Ahabu ati, haguruka ufungure, kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Imana itugire neza. Imana ibane natwe. Amen. Ijambo ry'Uwiteka Imana ibivugana n'abantu bayo. Nuko Ahabu ari ku musozi, ari kumwe n'umuhanuzi w'Imana Eliya amubwira amagambo akomeye. Avuga ngo Eliya aravuga ngo ndumva igicu, ndabona igicu, ndikubona igicu, kandi iki gicu kiraza kubyara imvura. Ndabona igicu, Ahabu we, ndabona igicu. Ahabu, nubwo udamaraye, nubwo unezerewe, ariko ndabona igicu, kandi iki gicu, ndabona igicu, kandi iki gicu kiraza kubyara imvura. Dore ndabona ikirere kibuditse, ndabona ikirere kibuditse, ndabona umwijima mwinshi, ndabona ikirere kibuditse, kandi kibaza abantu benshi ntago babyumva, ntibashaka no kubyumva, ntibashaka no kubyitaho, kuko bararangaye, ntago bari kubasha kureba. Barareba ariko ntibabona, baritegereza ariko ntacyo bari kubona, kuko abantu benshi bafite ibibarangaje, bafite ibyo biringiye, bafite imbese ibintu bahugiyemo. Yewe nta nushaka gusenga, numvise ijwi ntawe ushaka kuryumvira, kuko abantu bizibye amatwi nta nubwo bashaka kumva. Abantu bizibye amatwi nta nubwo bashaka kumva, kandi ubwo badashaka kumva, yewe Ahabu ndabona igicu, nuko adashaka kumva. Nyamara dore umwijima ni mwinshi, dore igicu, ndabona igicu mu kirere cy'isi, mu kirere cyose cy'isi ndabona igicu, kandi iki gicu kiraza kubyara imvura, kirabyara imvura y'impangukano. Kandi imvura irasenya byinshi, iyi mvura irarimbura byinshi. Imana tujye neza, iyi mvura irarimbura byinshi. ndabona igicu, Imana tujye neza, Imana turengera, Imana imwishibane natwe. Ndabona igicu, uyu ni umutaka. Nabonye abantu benshi, nabonye umutaka ufite, Imana tujye neza, umutaka ufite ubasha kwitwikira izuba, ari igihe cy'izuba umutaka wagufasha.
yewe ari igihe cy'umuyaga nawe wagukingira bigatuma hari bitagutokoza, ari igihe cy'imvura ndetse nabwo wabasha kuwitwikira, bigatuma utanyagirwa. Imana tujye neza, Imana twenge, Imana tujye neza. Ariko uyu mutaka topile bose contraire ndaza ndawufungura, uyu mutaka ndawufungura. Imana tujye neza, Imana mu ijuru bane natwe, ndawufungura. Ufite uyu mutaka ntabwo wabasha kunyagirwa, ariko ubwo nabonaga umutaka murawubona gutya, murawubona Imana tujye neza. Nabonye uyu mutaka mbona urasa, mbona ucitse hagaragara inkingi. Bivuze ngo uyu mutaka ufite biragaragara ko ari ufite nk'umutaka, ariko ntabwo byatuma izuba ritakwica, ntabwo byatuma imvura itakunyagira. Imana tujye neza. ufite umeze gutyo ucitse ntabwo byatuma izuba ritakwica, ntabwo byatuma imvura itakunyagira. kandi abantu benshi bafite ibigaragara nk'umutaka ariko waracitse hasigaye inkingi. Imana tujye neza. Ndageranwa mbaza marayika w'Imana, marayika angeranyiriza. Imana tujye neza ngo ni ibintu abantu bamwe bari bitwikiriye bugamyemo ariko bitabasha kubakiza ku munsi w'Uwiteka Imana. Imana tujye neza. Bamwe Imana tujye neza, bamwe bananiye kwiringira imbaraga zabo nakoze Imana, biringiye imbaraga zabo, biringiye ubwenge bwabo, biringiye ubushobozi bwabo, biringiye ubudahangarwa bwabo. Bafite ibintu bahanze amaso, bafite ibintu biringiye bamaze kwimika. Imana tujye neza. Mwuka w'Imana arambwira ngo ibintu abantu benshi biringiye bigira ngo n'uyu mutaka utobutse, biri kugira ngo n'uyu mutaka utobutse, kuko abantu bananiye kwiringira imbaraga z'Uwiteka Imana, ahubwo biringiye bidafite umumaro. Topele boze konta. Ndabwirwa ngo igihe kirageze ibyo abantu bari biringiye bihindutse ubusa kuko bananiye kwiringira Uwiteka Imana. Yo banavuga ngo jamara yaba njyewe nakabaye ushaka Uwiteka Imana. Umunyabwenge n'ushaka Uwiteka Imana, umunyabwenge n'usenga, umunyabwenge aleluya aleluya n'ugama muri Kristo Yesu. Ndabwirwa ngo hari ibintu abantu benshi biringiye, hari ibintu abantu benshi bubatseho byatumye bimura Imana, kuko abantu bananiye kwiringira imbaraga z'Imana, barangize mbese bagezeho abantu umurengwe utumye abantu benshi basiga bavuga ko nta n'Imana ibaho. Aho gusenga Imana abantu bari kuramya abandi, bari kuramya abantu, bari kuramya isi, bari kuramya ubutunzi. Imana tujye neza. Kandi Imana yavuze ngo icyoro cyanjye sinzagiha undi, sinzagiha ibishushanyo bibajwe. Imana tujye neza. Ndabwirwa ngo lebikota lelebose kontrebo ngo ibyo abantu benshi bari biringiye bihindutse ubusa. Lebikota lelebose kontrebo, ahubwo igifite agaciro ni ukuringira Uwiteka Imana. Leboze kontrebo, leboze kontrebo. Ni koko ababyiringiye bafite ibyo bahanze amaso, niko kurebye wasanga bishashagirana, urasanga bishashagirana, urasanga bimeze neza, urabona koko urebesha amaso ni iby'agaciro. Ariko mwisi umwuka w'Imana ambwira ngo ibyo abantu biringiye bituma abantu baretse Uwiteka Imana, bigatuma badasenga Uwiteka Imana, bigiranwa n'uyu mutaka utobotse. Ufite umutaka utobotse izuba rije ntabwo ryabuza ko kwica. Ufite umutaka utobotse imvura ije ntabwo byatume utanyagirwa kuko umutaka uratobotse. Imana tujye neza. Kuko nagiye kubona mbona umutaka umuntu anyujijemo umukasi. Ndabwirwa aleluya, kuko niko nabwirwa ngo ningende nanjye ngura umutaka, nze mpanure mfite umutaka ngo kandi ucitse gutya
reboze kote mbaza Imana ngo nukweke Imana irambwira ngo ni ibintu abantu bari bimitse haleluya bigatuma bibaje Uwiteka Imana ngo biragira ngo nurango utakutobotse reboze contraire bishatse ko bango ibyo abantu bubatse nubusa rebi contraire bo topic relebo solebo tope eni dry shiny bo tote eniasta roto pikota Imana ishaka ko abantu basenga Imana ishaka ko abantu bayubaha Imana ishaka ko abantu bayubaha Imana ishaka ko abantu bayubaha rebi contraire ishaka ko abantu bayubaha abantu nibashake Uwiteka abantu nibashake mu maso Uwiteka Imana tujye neza Imana mwishuri Imana natwe ngaho nagiye kubona mbona isayo ndende nagiye kubona mbona abantu benshi bari kugenda ubwo bagendaga nabonaga benshi baragenda banyura mu kibaya ariko cyari kibaya kinini cyuzemo isayo bebi konta icyo kibaya cyari cyuzemo isayo yari isayo mbese hahandi umuntu akandagira gutya hakayika ahandi ukabona hari kugenda azamuka gutya nk'aho arimo rasoro nagiye kubona mbona abazungu abirabura abarabu abahinda abashinwa mbese nkabona benshi bari kugenda bari muri icyo kibaya none nza kubaza Imana ngo mbese Imana yanjye no kubera iki ese bishoboka yuko aba bantu ubwo bari muri kiriya kibaya nabonaga bese nk'umusimperuka abaye ndavuga ngo mbese bishoboka ko Mana abanyabyaha barimbukana n'abakiranutsi mbese muri bari abantu bangana kuri iyo ruvunganzoka nta mukiranutsi n'umwe waba urimo tujye neza ndangije ndategeza ijwi rimbwira sinaryumva ntacyo nashubijwe ndi muri Jeriko cyakoza nege kona mbona gasozi kamwe kari hakurya nagiye konda mbona harimo abantu bake bagenda bavamo Imana tujye neza Imana turengere mbona bamwe bari kugenda bava muri yo sayo bazamuka bajya kuri umusozi kandi umusozi nabonaga hari kuvaho izuba Imana tujye neza haleluya mbaza Imana ngo none bela bishatse gusobanura iki Imana irambwira ngo harimo abantu bubasha Uwiteka Imana mbiriya ni isayo ibigeragezo iriya ni isayo ibibazo iriya ni isayo gahinda gasaze Imana tujye neza ngo bari abantu bari kugenda bava mu isayo Imana tujye neza ngo ni abantu bamaze igihe kinini bari mu isayo bari mu marira bari mu mubabaro ngo Imana ije kurengera ivanye mu isayo y'umubabaro repi kontare reboze kontere bobo nibwo nagiye kubona mbona abantu benshi bari kugenda babohoka bari gukira indwara reboze kontare reboze kontere bobo niyo mpamvu reboze kontere bobo Uwiteka rebo anyeretse uyu mumama yashatse nk'uko abandi bashaka mbese uyu mudamu yashingiye nk'uko abandi bashingirwa ariko amaze kugera mu rugo abademoni baraza bafungura urubyaro ariko ndagira ngo mubwire reboze kontrebo mbere y'igihe sijye na nyuma y'igihe sigihe hari imaze kumurengera ikamuvana muri isayo rebi kontrebo nibwo nagiye kubona nanone zepi kontrebo ngiye kubona mbona mbonye abakobwa bagera kuri batatu reboze kute nukuri bavuganye n'Uwiteka Imana ariko ko Imana izabagira neza ikabakora ubukwe none barebye bari kubona hari ngo imyaka iri kubasiga ariko Uwiteka rebo arantumye ngo n'Uwiteka Imana ije gusoza icyavuze kandi aba bantu Imana bavanye mu isayo depuis conseil compta rebo ngiye kubona reboze compta Mana ushimwe rebo Imana inyetse nanone topi kontra bobo uyu muntu reboze umugabo afite ikibazo cy'uburwayi reboze kontra bobo bumugoye indwara zamuhuriye zigera kuri 3 reboze kontra bobo arwaye kanseri akarwara diabete reboze kontra bobo arangije rebo afite ikibazo cy'umugongo wagodutse n'umutwe udakira rebo ariko Uwiteka arambwiye ngo ni Imana ije kumuvana muri yo sayo y'uburwayi nawe muri kora igitangaza abona ubuzima rebo ndiye kubona nanone ndabwira uyu mumama rebo yabyaye abana ariko satani yaraje arabafata abateza kumwiyobya bwenge umumama ageza yumva yaniyahura bitewe nagenda aterwa n'abana be ariko Uwiteka Imana arambwira ngo reboze kontrebo depikote umuntu arabyara ariko Uwiteka zepikotrebo nubasha guhindura umwana w'umuntu rebo Uwiteka arambwira ngo ahinduye abo bana zerepikonta Imana ishimwe cyane Imana habwe icyubahiro zekotewe ndeka ndagize kuri aba bantu bagera kuri babiri ndabwira uyu mukobwa reboze kontrebo uyu mukobwa
uyu mukobwa afite ikibazo, uyu mukobwa afite ikigeragezo, rere bose kontero nibyo koko zekotebo igihe cyose ajye kugira urugo biranga, ajye kundi urugo biranga bitewe n'iki noneho kuko ahanganye imbaraga z'abadayimoni kandi ikimenyetso ye nyine yarabyaye kuba yarabyaye abyara akiri iwabo ariko kuba yarabyariye iwanyu sibivuze yuko Imana itamugira neza. Ngiye kubona mbona yarasengaga ariko ageze aho yumva mbese ngo gusenga ntakirwa bisengera, mbese ngo iby'urugo ntakirwa bisengera, hari kuiteka arambwe ngo uyu muntu nawe Imana imuvanye mu isayo ije kumuha urugo imuhindura amateka rebose kontrebo. Imana tugeneza, Imana turengere, Imana mwijuru ibane natwe. Nagiye kubona mbona nanone harimo abantu bagiye bahura n'ibihombo bikomeye cyane, ibihombo mbese ikigerageje cyose kiranga, wacuruzaga cyakoze wari utarakinga umuryango wari utarakinga umuryango ariko urebye ubona umeze nko muri wowe wamaze kuwukinga, ariko Uwiteka akugarutse yongeye kukubaka kandi akugeneza, arakurengeye n'Uwiteka Imana ikuvanye mu isayo wari utinzemo tepi konsekotebo. Imana tugeneza ngiye kona nanone mbona rebokotebo umugabo n'umugore bashakanye bakundana lepi kontrebo, ariko Satani yaraje agati ashyira mu musozi, uyu musozi yashyizemo ntabwo bacumbikana ariko Uwiteka arambwe ngo aje kuvanamo umusozi, nawe imaje kukuvana mu isayo wari utinzemo topi devose kote, imaje kukuvana mu isayo. Imana ishimwe, Imana habwe icyubahiro rebose kontrebo. Imana mwijuru ishimwe, Imana ikirwe hejuru cyane, ni Imana ivuga bikaba kandi ikarinda ijambo yavuze. Imana mwijishimwe cyane, Imana mwijuru ihabwe icyubahiro rebose kontrebo. Ndabwira uyu mumama nanone afite ikibazo kibibyimba mu nda rebo kontrebo, niko ko urabyumva, ari kuwiteka hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Uwiteka Imana yakuvana muri iyo sayo utinzemo rebi kontrebo. Imana tugeneza, Imana mwijuru ibane natwe, uko Imana izagenda idushoboza tuzatambutsa n'izindi message. Nibwo butumwa uyu munsi none Imana yari yampaye rebose kontrebo, ariko Imana tugeneza abantu bari bafite ibintu biringiye bikabatuma bava ku Uwiteka Imana, bikatuma barahuta Imana bagaruke ku Uwiteka. Yambwiye ngo ibintu abantu bimitse bigatuma bibagirwa Uwiteka Imana bimeze nk'umutaka utobotse, utabuza ko umuntu anyagirwa, utabaza ko umuntu yicwa n'izuba. Imana tugeneza, Imana turengere, Imana turwanire, Imana dutabare, Imana tugeneza, Imana dukize. Kandi Imana yambwira ngo mbwira abantu bibagiwe Uwiteka Imana ngo ibyo beshi ngo biri guterwa n'umurengwe, ngo kandi umurengwe reboze kotebo Imana mwisi igiye kuteza ikinyuranyo cy'umurengwe. Ikinyuranyo cy'umurengwe ni inzara, hadutse inzara ikomeye. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo nibasenge bashaka amaso Uwiteka Imana, kandi abantu beshi abayo kunyagwa mu buryo bukomeye. Imana irengera abantu bayo, Imana itabara abantu bayo bashaka Uwiteka Imana bigishoboka, kuko ibyo tuma uva ku Uwiteka Imana bigiranwa n'umutaka utobotse. Uwiteka abagire neza, abamere umugisha. Yesu arabakunda. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Usoje uvuga ngo Yesu aradukunda, muwe yacunguje amaraso, twese turimo. Icyambere no gukora iby'Imana iri gushaka cyangwa se itwifuzaho mu gihe nk'iki ngiki. Turagushimiye Imana umugisha. Bakoze cyane. Sinzi nimba ubutumwa bwose ubutambukije wari ufite kugira ngo tujye dusatira n'umusozo w'uyu munsi. Ubutumwa ndabutambukije ubwo Imana impaye. Yego, reka twende ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi tugusabira umugisha ngo Imana igukomereze amaboko kandi Imana ikwagure mu buryo bwose mu izina rya Yesu Kristo. Dushimiye kandi n'umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro wumvishe ubutumwa. Reka mvuge ngo ubutumwa n'ubwumva ntubwihererane ahubwo ubusangize n'abandi. Mwabyumvije ko ibyo abantu biringiye byose bimeze nk'uriya mutaka yaciyemo kabiri. Iriya ni imfashanyigisho, ariko urebe ibintu washyize imbere nusanga warabirutishije Imana, wongere uhe agaciro Imana, kuko Imana yaravuze ngo ntago nzasangira icyubahiro cyanjye n'umwana w'umuntu cyangwa se n'ibishushanyo
bibajwe. Ikibazo ni cyo Uwiteka Imana. Reka tugusabe wakuza guhamagara yakunda kuziye nimero. Nimero zanjye za telefone ni 0788 66 47 20. Ndazisubiramo 0788 66 47 abajyaga bamamagara kuri nimero yanjye yindi iherwa na 82 kuri Whatsap. Muri Mishya nagize ikibazo cya telefoni, niyo mpamvu iyo nomero batari kubasha kumbona, ariko mu minsi mike bizakimuka kuko twiringiye imbaraga z'Uwiteka Imana. Ariko kuri iyo ngiyo mbahaye umpamagara azajya mbona kandi kuri Whatsap yo iriho. Ni karebo dusengera n'Imana. Mana mu izina rya Yesu ndagushimira ndagwimbaje, uri Imana amahoro mba gusenga, ujya neza urakirana kurakiza, habwe icyubahiro. Nyuma murengezi wanjye datubane natwe, uturengere uturwanire utuneshereze, udutabare utugote. Mana yera jya neza ubwoko bwawe, uturengere kandi ubise ijambo ryawe rigira mu muvana nawe rimugeza, kandi ibintu mwami bimitse bigatuma bava kuwiteka. Mana ndakwinginze kugira ngo abantu babagarure bongera bagushake, bashaka amaso Uwiteka Imana, bahindukire abaguye babyuke mu izina rya Yesu Kristo. Abatakuzi mwami Imana bakumenye, urakoze kuko uri Imana amahoro mba gusenga ari mu izina rya Yesu mbisabye, amen.